nukuvuga ngo abari abasirikare bo ku ruhande rwa Kongo nibo bari kurasa ibibombe bigwa hano mu Rwanda amashuri abana bajya ku ishuri bayafunze. Yego. Abantu bari guhunga mu moto atwara abantu bangahe mu deplacement zabaye ikibazo nkunda kubizi ko kuyabona moto gukura hano. Itana kuzamura niba bikurenze no mu rugero ari note mu bitaro hano mu byaye. Yego. Urumva icyo cya deplacement ndanze kandi amabombe n'amasasu abantu rendo ubu nuko isa no bituje gato ariko wenda ufashe akanya gatoya ahita byo babyumva kabisa mushingiye bakavuga ati kwemeze kose ni igumuko iri kugira ingaruka hano mu gisere ko ishobora gushira vuba. Yego ngiye tuma abantu baba batuje gatoya. Muri kubona muvoma y'inzego z'umutekano aho ngaho imeze gute n'abaturage? Urumvikana nk'ibisanzwe ntabwo muvoma yabo inzego z'umutekano kuko iyo igaragara mu baturage ni icyizere ni uguhumurizwa. Ntabwo yabura. Yego. Niba uri gutambuka mu muhanda ubona ko muvoma ntiyabura. Cyangwa se abo bahanganye kugira ngo badakomeza basatira iyi mipaka cyane ko M23 ndetse na SADC aribo reka ngusuze kandi mwifurize ibihe byiza. Wakoze subscribe kuri Manzi Innocent TV nawe utarayikora ndizera ko ugiye kuyikora kugira ngo tujye tubana 5 kuri 5. Ni Saduna Manzi nk'ibisanzwe nkuko mubibona murabona ko mfite ubwoba ndi kureba hirya no hino ntago biba byoroshye. Mpagaze hafi neza na douane cyangwa se n'umupaka ugabanya u Rwanda ndetse na Kongo. Muri make nashaka kwinjira muri Kongo gatoya ngo nkurikirane aya makuru nkuko muri kubyumva inyuma yanjye byakomeye. Ibibombe byo byahagaze ariko amasasu yo aracyari kuvuga hano muri Goma. Muri kubibona hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Nkuko bari kugenda babibagezaho 5 kuri 5 ariko icyo twabahumuriza cyangwa se tubabwira munota ku munota nuko u Rwanda rwacu ruryamiye amajanja nubwo hari ibisasu bimwe na bimwe biri kugwa hano muri aka karere ka Rubavu. Ku murongo wa telefone ngiye guhamagara umuntu ngiye kureba kugira ngo ampereze amakuru yose uko ameze hano. Nje nagize ubwoba niyo wa mbere wo kumpumuriza akambwira ati inzira ziri kugendwa hanyuma tubibagezeho 5 kuri 5 iciyemo. Reka tuze rero tumubaze amakuru hakurya uko byifashe guhera mbere uko byatangiye ko nge mageze ibibombe byagabanyutse ariko amasasu mato yo ari kugenda agwa hano. Muraho neza? Murakomeye. Tugize amahirwe muratwitabye byari byagoranye. Nitwa Sadunda turi hano muri Rubavu turashaka kugira ngo tumenye uko gahunda zose zimeze niba ibintu byagabanyutse cyangwa se biri gukomeza. Mutubwire mu ncamake uko byatangiye n'aya masaha uko bimeze. Yego. Ni danje kabisa. Ngo ibibombe bamaze kutubwira ko ibibombe byagabanyutse ariko amasasu yo akiri kuvuga aho hakurya nkuko nanye ndiko byumva mu mugongo wanjye. Bimeze gute? Byatangiye gute? Uko mwabibonye byagenze bite ko twabonye na modoka yatangiye kubura ari gutwara abana bakura hano muri Rubavu abatwara hirya no hino? Rubavu Yego. Ubona amabombe menshi. Yego. Gusa ikigaragara aya mabombe ariko raswa ku ruhande rwa baseka muri Kongo. Yego. Hanyuma yabukagaragara ko hano bari kurasana mu kirere bakashwanya atagira mu baturage hano. Nukuvuga ngo abasirikare bo ku ruhande rwa Kongo nibo bari kurasa ibibombe bigwa hano mu Rwanda amashuri abana bajya ku ishuri bayafunze. Yego. Abantu bari guhunga mu moto atwara abantu bangahe mu deplacement zabaye ikibazo nkunda kubizi ko kuyabona moto gukura hano. Itana kuzamura niba bikurenze no mu rugero ari note mu bitaro hano mu byaye. Yego. Urumva icyo cya deplacement ndanze kandi amabombe n'amasasu abantu rendo ubu nuko isa no bituje gato ariko wenda
ufashe akanya gatoya ahita ubyumva wabyumva kabisa. mu kanya tumaze kubona abantu bari kwiruka banyanyagira n'ubu ndi kumva byakomeye ahantu herereye ariko urujya n'uruza ruri mu muhanda n'urw'abantu bahunga ni urw'abantu bari guhunga uti amadeparasoma yabuze amamoto ari guheka abantu benshi abantu bahunga bari guhunga berekeza he mu tundi turere dutandukanye twa kino gihugu cyangwa bafite aho bateganyirijwe bari kujya abafite famiye za hafi bari kuzamuka bageze za Rugero na za Maboko bamuka mpaka bagera za Musanze n'abafite amadeparasoma yabo bazamutse barenga province bari kwerekeza mu mijyi za Kigali. Yego hanyuma abandi basanzwe bari aho ngaho kwirukankana ibintu by'ibikapu twaho twa hafi. Yego kuko amasaha akomeje kuba menshi. Yego sasa ni menshi kabisa kandi bikuza hari asasu matoya yazana mu Rwanda. Hari amakuru avuga ko hari n'abamaze kugenda akomeretsa. Yego urumva ni ibintu bitoroshye kabisa, ni ibintu bitoroshye habe na gato. Hanyuma ku mipaka birivuga ko umupaka wa hano hafi wa Petite Barriere wamaze gufungwa, hanyuma hakaba hari gukora umupaka wa Grande Barriere. Ibyo bintu amakuru ufiteho na yahe? Ibijyanye n'umupaka wa Petite nari naragira gato ko ndi kumanuka nerekeza ariko ubundi urebye n'intambara ikorera mu mupaka. Yego urumva ushobora bafite impamvu ko ufunga ariko intambara irabera mu mupaka uko urumva kurikije M23 ivuga ko yafashe Goma kandi hakaba hari abasirikare urumva hari n'inzira abasirikare bamanitse amaboko barafata uretse kuvuga ngo bahungira mu Rwanda banabonye ko hari n'abafatiwe mu Rwanda bamaze guhungira mu Rwanda. ubwo ndabe akaba kiri kurasa bagihanganye na M23 n'ubundi ne babandi batarashaka kumanika intwaro badashaka kumanika yego rumwe nambara zikwera mu mupaka ariko n'urugura amasasu mba nta ritoranya amasasu arambukiranya ntatoranya ibombe biragenda Rubavu kabisa. Impumeko yanyu nk'abaturage batuye hano mu karere ka Rubavu imeze gute? Murahumurizwa mute cyangwa se muri gutekereza gute? Icyizere cy'abaturage bo urabona ko bamwe na bamwe imirimo yabo iri gukora, abandi bafunze bagiye bunye abafite imirimo iri gukorana n'abandi babandi bavuga ati turi hafi y'ingo zacu n'ubundi ariko nk'abandi baba baraturutse mu ntara cyangwa se baba baraje guhashaka utuzi n'imibereho babayambere bagiye rwose bo basubiye mu mago yabo. Ubwo urumva n'ibigo by'amashuri abantu batari kujya ku ishuri ni ikintu cyiteye ubwoba gusa mu rwego rugaragara hari uguhumurizwa kuko hari uguhumurizwa ko abaturage bafite ihumure rituruka kuri guverinoma yabo bizeye kuko uretse ikibazo kiri muri Kongo ntabwo wavuga ngo u Rwanda ari mu ntambara n'ikindi gihugu. Yego icyo nicyo cy'abaturage bashingiye bakavuga ati kwemeze kose ni igumuko iri kugira ingaruka hano mu gisenge ko ishobora gushira vuba. Yego ndio bituma abantu baba batuje gatoya. Muri kubona muvoma y'inzego z'umutekano aho ngaho imeze gute n'abaturage? Urumvikana nk'ibisanzwe ntabwo muvoma yabo inzego z'umutekano kuko iyo igaragara mu baturage ni icyizere ni uguhumurizwa. Ntabwo yabura. Yego niba uri gutambuka mu muhanda ubona ko muvoma ntiyabura. Ariko nyine ntabwo n'ubwoba bwabura bujya nkatwe abantu bane gisene ntabwo baba bamenyereye byumvaga by'umupaka biri aho ku misasu rivuze rimwe akavuga ati bacuracura wenda ariko ubwo byarenze urwego kuko umuntu bacuracura n'umupaka bati byakomeye cyane. Hanyuma urabona hari kubura nk'iminota ingahe kugira ngo ube ugeze kuri izo bariyeri ngo tuguhamagare twumva hakurya ukuntu biraba bimeze? Ndabura nk'iminota 30 mu byahano bita kuri Buhuru. Kuri Buhuru bari kuba 35. Yego cyangwa mbonye pasoma yaba mikeye bwo nakumenyesha mu kanya. Aha urakoze cyane, turaguhamagara nawe ugezeyo watubwira hanyuma tukumva uko movement hakurya imeze cyane iy'amasaso. Nkuko rero muri kubyumva ntago byoroshye, murabyumvishije hano hakurya ntago byoroshye koko, ni urugamba rutoroshye ariko uko biri kose nkuko adusobanuriye cyangwa se atubwiye ku murongo wa telefone, twebwe tutuze twumve tumeze neza, umutekano ni wose. Nuko ikibazo kiri kubaho ari uko bari kurasa ibikompora bakoresheje imbunda nini, amasasu akagwa hano muri Rubavu. Ariko
nk'uko muri gukomeza kubibona cyangwa se muri gukomeza kubyumva ku mashusho agiye atandukanye, birasa nkaho ibikompora byo byatuje, byacecetse, byagabanyutse, ahubwo ikiri gukora n'imbunda ntoya ziri gukomeza zirasa urufaya. n'inyuma yanjye ndi kubyumva cyane, namwe ndakeka muri kugenda mubyumva. Gusa ndakomeza nanjye mbakurikiranire amakuru gatanu ku kandi nk'uko nabibemereye, kandi nafashe urugendo rurerure kugira ngo nze hano mbakurikiranire amakuru gatanu ku kandi. Ariko icyizere gihari mu baturage kano kanya nuko biraza gutuza, kuko biravugwa ko M23 iri kurasa isunika hirya cyangwa yigiza hirya abo ba FARDC cyangwa se abo bahanganye, kugira ngo badakomeza basatira iyi mipaka, cyane ko M23 ndetse na SADC aribo bafatanyije, ni SADC ndakeka aribo bafatanyije kurinda cyangwa kugenzura iyi mipaka, kugira ngo abantu batakomeza kugira ihungabana. Ikindi kandi nk'uko muri gukomeza kubibona ku ma video agiye atandukanye, mwabonye ko u Rwanda rurimo kwakira bamwe mu bakongomani baturuka hano hakurya, rubazana hano kugira ngo bakomeze bagire imitima ituje, mu gihe wenda byaba byatuje hano hakurya muri Goma babe basubira mu bintu byabo. Natwe rero turakomeza tubakurikiranire gatanu ku kandi amakuru nk'uko twabibateguje cyangwa se twabibemereye. Ni Sadunda Manzi, kora subscribe tubane gatanu ku kandi. Ciao ciao, batanyica.